Umugoroba mwiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abateze amatwi ndetse n'abatureba kuri YouTube channel yitwa Mundayisi TV. Ikiganiro ni Mundayisi Sport mugezweho nanjye Mucyo Anta. Buri munsi ku mugoroba twaploadinga ibiganiro bitandukanye bya sport. Mbahaye ikaze abatwumvira mu gihugu cy'u Burundi, mbahaye ikaze abatwumvira mu gihugu cya Tanzania, Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa, Namibia ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Mwese tubahaye ikaze. Abatwumvira ku mugabane w'Uburayi mwese tubahaye ikaze. Abatwumvira ku mugabane wa Amerika, abatwumvira muri Aziya, abatwumvira Australia ndetse n'ahandi hatandukanye, mwese tubahaye ikaze. Nzinduwe no kubabwira amakuru y'imikino akurikira. Na amakuru y'imikino ushobora kumva ariko tukagwa detail utakumva handi. Yewe hari nayo tugubabwira ari mashya cyangwa se to breakinga turi abambere menshi cyane, ngira ngo mumaze kumenyera ko twe duhari nk'abantu bagomba ku breaking inkuru nshya, ariko nanone zimwe mu nkuru tukanaba detail utakumva handi. Ibyo byose ni ibibarizwa kuri TV yanyu yitwa Mundayisi TV. Birumvikana tugiye kugaruka kuri ibi bikurikira. Ikipe bita Gasogi United nyuma yo kubona ko yibeshye Gakoza Nkuriza Charles KNC amaze gusezera rutayizamu. Uwo ninde turaje tumugarukeho. Ndaje mbahe detail utakumva handi z'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, Umudage Frank Torsten Spitzler, uraza kumenya ibiye. Ndaje mbabwira ikipe bita PR cyangwa se APR Football Club. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu uko bamwe mu bakinnyi bayishaka ni nayo ikomeje gushaka abandi. Rutayizamu ukomeye cyane wari muri ba rutayizamu bashegeshe isi arimo kwifuzwa n'ikipe ya APR Football Club. Ninde? Ndaje mugarukeho. Hanyuma igice kindi cya kabiri cya Nsabimana Aimable, Sergio Ramos wa ekipe ya Rayon Sport akomeje gutuma abantu bavuga byinshi cyane bitandukanye. Ndaje mbabwire part 2 nyuma yo kubabwira part 1 utasanga handi. Mwayumviye hano, nizere ko abantu babigarutseho bagiye bakotinga iyi TV yanyu yitwa Mundayisi TV. Batarabikotinze ubwo n'uburenganzira bwabo ntacyo bitwaye, twebwe icyo dupfa nuko tuba bambere ku makuru. Hanyuma ndaje mbabwire part 2 utasanga handi utakumva na undi muntu, nitwe bambere. Izo ni zimwe mu nkuru tugiye kugaruka, ndetse yewe nituza kubona n'umwanya turaza kugana no mu bindi bitandukanye. Munyemerere rero nihuse cyane kubera ko tugiye kwihuta tutari butine mu makona. Mbashimire cyane. Buri munsi nzajya mbaha raporo y'imibare yanyu aho igeze ku bijyanye no kubaka iyi TV yanyu kugira ngo irusheho gutumbagira, irusheho kumenyekana, nuko igira abasubscribe benshi batandukanye, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'indi migabane nagiye mbabwira. Abafana b'amakuru batandukanye mu Rwanda muri amakipe agera kuri 16, mwenyine ubwanyu murenze miliyoni 10 na mubishatse mwese mu gihe gito gishoboka. YouTube channel yabifite abantu benshi cyane, niyo mpamvu kugira ngo abantu babimenye. Rubango hari abaturage bari Musanze bashaka kuba batayizi, hari abaturage bashaka kuba bari Nyamagabe bashaka kuba batayizi. N'urugero, hari abari Iburasirazuba, hari abari mu Majyepfo, hari abari mu mujyi wa Kigali, hari abari mu bihugu bitandukanye hanze. Inshuti abavandimwe bakunda siporo, kubera icyo udashobora gusharinga ikiganiro twakoze ngo babwire ngo mutere ingabo mu bitugu TV yacu tuyizamure, tuve ku basubscribe turiho tuzamuke. Birafasha iki? 1 bigufasha kumenya amakuru ku gihe utasanga handi, ku gihe byihuse, aho kugira ngo inkuru zayumve ejo abandi bayivuga ukundi. Ni byiza kuza kwivoma kumva detail za buri kimwe kubivugwa, hanyuma ibindi wenda byazaza wabyumva handi wenda ntacyo byaba bitwaye, bikaba ari inyongera. Ni byiza cyane kumenya amakuru ukanafasha n'abandi kuyamenyekana, donc n'abandi kubimenya. Cya kabiri, niyo imibare zamutse ubwanjye bintera motivation zo gukora cyane, bintera motivation zo gukora cyane, kuko ubu nahisemo kuzajya nkora buri munsi. Nk'ubejo mfite ikiganiro inkuru uzakora ku munsi w'ejo ikomeye, mpamya neza ko nshaka kuba ari njye nyine uyizi, nzayigaruka ku munsi w'ejo. Niyo mpamvu mbabwira ngo kugira ngo birusheho gutuma nkora cyane, ko sindyama pe, sindyama mva mu ishuri ngahita nirukanka mvuga ni Mana Nyagasani reka njye guhiga icyo ndi bubwire abakunzi b'iyi TV cyangwa se abakunzi ba sport muri rusange. Niyo mpamvu rero nongera kugusaba ngo tubishyiremo imbaraga, twe kudoza ntaho turagera. Mwakoze byinshi kandi bikomeye ndabashimira, ariko ntaho turagera. Dukeneye kugera kure hashoboka rero. Dufite 33 n'abantu 900. Birashoboka ko turi busoze ikiganiro byageze mu 34, ariko none mwibuke ngo target umuhanda wacu n'abantu bakaba hafi miliyoni. Niba tuvuga ngo turi urugendo rwa miliyoni mu gihe kingana wenda n'umwaka cyangwa se mu gihe kingana n'amezi runaka,
kubera iki muri aya mezi cyangwa muri uku kwezi kwa mbere tutasoza dufite byibura 60,000 cyangwa 70 bikagera mu kwa kabiri dufite 100,000. So rero tugerageze dukande subscribe wowe utarabikora, nawe wabikoze share, comment ndetse na like, ntacyo bitwaye, tubyakirane yombi. Ubutumwa mwohereje ku munsi w'ejo narabusomye bwose, nzagenda musubiza umunsi ku wundi. Hari ubwo nagiye nsubiza, ariko ibyo bimwe mu byo mwagiye musaba tuzagenda tubinoza 5 kuri 5. Munyemerere nihute rero nerekeze muri ekipe bita Gasogi United. Ikipe ya Gasogi United mu kanya gashize nibwo ikipe bita Gasogi United imaze gutangaza ko imaze gutandukana na rutahizamu wayo. Birashoboka ko nta gitego yatsinze, muze kunyibutsa abantu bafana ikipe ya Gasogi ndetse n'abari mu mupira w'inyarugenge. Gasogi iri ku mwanya wa 7 n'amanota 20, imaze gutandukana na rutahizamu wabo ukomoka mu gihugu cya Cameroon. Uyu rutahizamu wa ekipe ya Gasogi United yitwa Centric Balukulu. Uyu mugabo akaba amaze gutandukana n'ikipe bita Gasogi United, nayo ikaba imaze kubitangaza kuri social media zayo, imuha ubutumwa imubwira ngo urabeho dore ko nta musaruro wigeze uduha. Ni Gasogi tuzi kunda gutunga ba rutahizamu beza, barahari, yewe ugira n'abakinnyi beza buriya baba mediateri. Gasogi buriya ni ikipe yizirika. Birashoboka ko ushobora wenda kuba utayikunda cyangwa se utemera ibyo Kenisi avuga, ariko mu by'ukuri turetse ibintu byo guca hirya, nimwe mu makipe yaje itanga challenge muri shampiyona y'u Rwanda, ukabona ko byibura izanya akantu ko kuvuga ngo ntabwo uri buze kunyubaho, ko nubwo wabure PR, nubwo wabure Rayon, nubwo wabure Kiyovu ukaba yagutsinda cyangwa se ukaba wayitsinda. So ni ikipe igira n'abakinnyi beza, harimo abakinnyi beza nka Hakimu, mwana muto cyane mu mediateri. Bafite ba Maripangu bagiye bari abakinnyi beza, bafite Jean Dodier nimero 3 ukomeye cyane, bafite 3 iremereye cyane, bafite ba Marc Gove kuri 2 nawo bita ba Axel. Nujya imbere bafite yo ba Kabanda, bafite Rivaldo uvuye muri equipe nationale. So ni ikipe ikunda kuba ifitemo abakinnyi bamwe na bamwe beza. So iyi kipe rero iyigize ibyago gahura n'umwataka w'umuswa Kenisi ntatinzamo. Kenisi ahita kubwira ngo hambira wigendere. So uyu ni rutahizamu waje afite ibiganga, afite imbaraga, Evan ubona ari wa rutahizamu udasanzwe. Kenisi rero nyuma yo kwicara na staff yiwe barebye basanga umusaruro wari nkene, baramubwira bati wa mugabo vuga uvuye aha, reka turangizanye nawe 5 kuri 5. So inkuru ya mbere nuko Gasogi imaze gutandukana n'uwo bita Centrica Balukulu, ni rutahizamu wayo bidasubirwaho. Ese Gasogi irinjiza monde? Ese Gasogi zasinyisha nde? Ni vuba cyane tuzagenda tubigarukaho 5 kuri 5. Munyemerere mvanga kuri ekipe bita Gasogi United. Twihute cyane twerekeze muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu mutoza w'Umudage amazina ye ninde? Yitwa Torsten Frank Spichler. Yavutse tariki 7 ukwezi kwa 11 umwaka ni 1961. Afite imyaka 63. Ni umugabo wavukiye mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mugabo yatoje amakirebe atandukanye ndetse n'ibihugu bitandukanye. Yatoje junior y'ekipe bita Bayern Munchen hari mu 1993 kugera 1998. Ajya 98 avamo ajya muri U16 ikipe y'igihugu y'Ubudage y'abatanigije imyaka 16. Avayo muri 99 ajya mu gihugu, ajya gutoza igihugu cya Nepal. Avayo muri ibi biratoza igihugu bita Peraka. Hanyuma 2003 kugera 2005 atoza igihugu bita, ntabwo yagitoza, igihugu bita Yemen, birumvikana yari director ushinzwe tekinike birumvikana. Hanyuma 2005 yatoje igihugu cya Sierra Leone ariko anagifasha muri direction tekinike birumvikana. 2006-2007 ajya mu yo bita Okananga Challenge. 2009 kugera 2011 yabaye director w'igihugu cya Mozambique birumvikana, direction tekinike birumvikana mu gihugu cya Mozambique. 2016-2017 ajya aho bita Bihutan. 2019 ajya mu Myanmar U15 yayo niyo yitozaga. Hanyuma 2022-2023 ajya mu cyo bita ngo ni Paro, ajya aho bita ngo ni Paro, nabwo ajya muri direction tekinike birumvikana.
Hanyuma yageze muri ekipe y'u Rwanda Amavubi 2023 nibwo yagizwe umutozo w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Uyu mugabo rero ngiye kubabwira amakuru utamenye, ngiye kubabwira ibiganiro byamuhuje na federation ndetse na ministeri ndaza kwishyira. Niyo mpamvu nakubwiye ngo tuzajya tubaha detail utakura handi ugomba gukura hano. Uyu mugabo ni umugabo nyuma yo kugira imibare myiza muri qualification zo kwerekeza mu gikombe cya Afrika 2025 kizabera muri Maroc uyu mwaka twagezemo. Uyu mugabo twari mu itsinda rimwe n'ibihugu bikurikira mu itsinda rya D: Nigeria, Benin, Libya ndetse n'u Rwanda. U Rwanda rwabuze itike ku munota wa nyuma, ariko rubura itike runganya amanota n'igihugu cyabaye cya kabiri muri iri tsinda. Nigeria yabaye ya mbere igira amanota 11 n'ibitego 6 yari zigamye. Benin ya kabiri n'amanota 8, nta mwenda w'igitego bari bafite, nta n'igitego bari bazigamye. U Rwanda rwabaye rwa gatatu n'amanota 8 runganya na Benin, ariko u Rwanda rurimo umwenda w'ibitego 2. Igihugu cya nyuma ni Libya cyagize amanota 5 n'umwenda w'ibitego 4. Mu by'ukuri uyu musaruro w'uyu mugabo ntababeshye, simuzi, simvugana nawe. Murabyibuka ko nigeze no kugirana ikibazo nawe ubwo natangazaga abakinnyi 11 bagomba kubanzamo b'u Rwanda muri South Africa. Ararakara cyane muri speech anarabigaruka ye butari muri press conference, atariko ni gute umunyamakuru atangaza 11 ese ntiyaba abo 11 yatangaje afashije adversaire n'ibindi bitandukanye. Murabyibuka nyuma twaje kwiyunga, ariko nyuma kwiyunga nta biganiro byanjye nawe rwose birebire twarahuraga bite ni byiza, amakuru ni meza, courage. Uyu mugabo rero yaje gufata urugendo yerekeza iwabo mu gihugu cy'Ubudage. Kuki yagiye iwabo mu gihugu cy'Ubudage niyo ngiye guhera. Amaze gusoza ino mikino yamaze iminsi 8 mu Rwanda, iyi mikino irangiye zino qualification nta muntu n'umwe muri Ferwafa uramuvugisha, nta muntu n'umwe muri Ministeri ya Sport uramuvugisha. Si itegeko ko bana muri Ministeri bamuvugisha kubera ko Ministeri nta hantu ihuriye nawe, nubwo ndibuze kugera ko ngibuze kugera ahantu ahuriye na Ministeri. Ariko uyu mugabo abantu bamujejwe cyangwa se bagomba gukurikirana ubuzima bwe n'ibindi bitandukanye ni federation. Byageze n'ahantu hamagara bamwe mu bayobozi bo muri Ferwafa ntibamwitabe. Uyu mugabo afata urugendo wenyine asezera Ferwafa binyujije kuri email, arababwira ngo ngiye muri vacances, ni mu nkenera muzamenyesha. Uyu mugabo icyabaye nuko yafashe rutemikirere yerekeza iwabo. Ageze iwabo mu gihugu cy'Ubudage, uwo bita Munyentwara Alphonse president wa federation, niyo mpamvu namushyize kuri iriya foto kuri thumbnail, bakorana inama na Barishari bashinzwe technique vice president n'abandi batandukanye. Bakora evaluation basanga umusaruro w'uyu mutoza ntacyo utwaye, kandi abanyarwanda basa nk'abanyuzwe nubwo batigeze babona itike. Bakora kontra barayimwereza. Donc uyu mugabo yahembwaga ibihumbi 10 by'amadolari, nibyo yahembwaga mureki. Donc nibyo yahembwaga na ministeri. Ahembwa ibihumbi 10 by'idolari, akishyurirwa inzu, agahabwa n'imodoka, bakamuha n'ibihumbi 10 by'idolari. Hanyuma Ferwafa irandikira avuga ngo twebwe dushingiye ku musaruro waduhaye, dushingiye kuri statistique, turifuza ko wakongera amasezerano y'umwaka umwe, hanyuma tuzajya tuguhemba amafaranga ibihumbi 12, tukongera inoti ya 2 ku bihumbi 10 by'idolari. Barayamwoherereza. Umugabo arayareba araseka. Ibindi bo ndababwira ni ukuri. Araseka nawe arangije arabasubiza. Uyo ni Ferwafa. Iyo ni Ferwafa, ndaje ngere kuri ministeri. Arayohereza. Yohereje, bamaze kuyohereza nawe agiye kuyohereza, yandika muri kontra aravuga ngo ku mibare mfite n'ibyo nakoze ni ibihumbi 2 mubona ngomba kongerwa ku mushahara. Aravuga ati ngewe nkeneye ko mwongera amafaranga akava ku bihumbi 12 byibura tugatangira kuganira bigeze mu bihumbi 15 by'idolari. Byibura nkamenya ko nakoze, nkamenya ko hari icyo ndimo ndahindura kuri ranking mwarazamutse n'ibindi bitandukanye. Urabona ko u Rwanda rusigaye rukina rugashamburiya. Umuntu watsinze Nigeria iwabo, attention. Umuntu watsinze Benin, attention. Nubwo nabo bagiye bamutsinda ariko bagiye batsinda. Nka Nigeria yongera ngo yikuye amanota 4.
match ya mbere twaranganyije, match ya kabiri dutsinda Nigeria, Benin 3 yayikuyeho, Libya twayikuyeho amanota, Libya twayikuyeho inota, yego ni inota, nuva ari inota rimwe. So, imibare yiwe ntabwo ari mibi, arabibabwira, arangije arabasubiza ngo kandi ndifuza ko mwanyemerera nkazajya nza mu Rwanda ruko nje gutoza ikipe y'igihugu muri ya minsi 5, akaba ari bwo nkandagira ku butaka bw'u Rwanda. Ibarwa arayifata yohereza kuri email ya Ferwafa. Ferwafa iricara iraterana hari imbere y'ubunane, baricara baravuga ngo ntibiri buze gushoboka, reka tumubwire ko amafaranga tugira icyo twongeraho, ariko ibyo kujya toza ikipe y'igihugu atari hano akageza mu minsi y'ikipe y'igihugu ntibishoboka, agomba kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda agakurikirana shampiyona akareba performance y'abakinnyi, nubwo afite abatoza nka Yves Rwasamanzi ndetse na Jimmy Mulisa. Baramubwira bati ntibishoboka, barabimwandikira. Umutoza arabwira ati okay, niba ari ako ngako mutishimiye mwemera ko turi buze kuganira ku mafaranga ntacyo bintwaye, ariko noneho niba mwifuza ko nkuramo ako kantu ko kujya nza kureba gufotoza ikipe y'igihugu ku munota wa nyuma ntacyo bintwaye, njye nzaza n'ubundi mbe mu Rwanda, ubwo bizansaba kuzana umuryango wanjye, bizansaba kuzana mukecuru wanjye tubana. Uyu mutoza arabyemera, nyuma yo kubyemera aravuga ati okay, mumwire amafaranga. Ferwafa nibyo nababwiye, nakundaga kubivuga kuri radio n'ubu nzakomeza mbivuge. Ferwafa n'urwego rwa tekinike rwa ministeri, ariko mu mupira w'amaguru, kuko amafederasiyo yose ni inzego za tekinike za ministeri. Ministeri ijejwe ibijyanye na budget n'ibindi bitandukanye n'ibindi byinshi, ariko urwego rwa tekinike rugomba gufata ibyemezo bya tekinike ni muri Ferwafa. Ariko kubera ko urwo rwego rutabamo abatekinisi, niyo mpamvu iteka bahora babwirwa ibyo gukora, niyo mpamvu badashaka kwibwira ibyo gukora. Nagarutse ku nkuru ikomeye sinzayibagirwa, nzayigaruka mu nkuru zikomeye. Munyentwari yafashe icyemezo cyo gukinisha umubare w'abanyamahanga 6 nta muntu agishije inama, ariko muri Excom mu nama yahuje Excom ya Ferwafa baramubwiye ngo Perezida wa Ferwafa tubabarira abanyamahanga biyongere bajye ku 8 cyangwa se babe 10. Ijambo yababwiye ngo ngewe mumbabarire hari wongeye kubaza igisubizo azamana icyo nzababwira. Yagarutse shampiyona iri butangira babwira ngo abanyamahanga ni 6 avuye kubaza. Mu yandi magambo, ni umuntu udashaka kwicarana na bagenzi be ngo bicare ku meza bafate ibyemezo bavuge ngo kiboneye ni iki ngiki, igishaka gufasha umupira w'u Rwanda niki. Ni no mpamvu ku mutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi byageze ahantu umutoza atangira gushyira mu dukoroze turemereye birabagora, bahita banyarukira muri Ministeri ya Sport. Ibi mbabwira ni ukuri, mu bitohoze murasanga ari ukuri. Bageze muri Ministeri ya Sport bicara ku meza na minisita uyu nguyu mushya rwose, uyu nguyu wasimbuye ejo bundi Nyirishema, uyu mushya rwose no mu mama. Baricara baraganira baravuga ngo uyu mutoza kubera imibare yaduhaye twe kugorana nawe, niba yavuze ko akeneye ko tuganira ku mafaranga kuva ku 15,000, Ferwafa mugende muganire n'uyu mutoza mumubwire ibi bikurikira. Baramubwiye ngo twebwe tuzakongerera 5,000 bive ku 10,000 bijye kuri 15, ariko kondisiyo ugomba kuba uri mu Rwanda. Barabyandika muri kontra, basangamo akandi gakroze kavuga ngo ndazana umuryango wanjye i Kigali, muranyemera nzazana umuryango wanjye i Kigali, kandi amatike ya arere turu ni mwebwe mugomba kuyabazwa. Ministeri na Ferwafa baravuga bati no, mwebwe mumubwire ngo amafaranga wifuje n'ibindi wakeneye turabikwemereye, dutegereje ko dusubiza. Mu yandi magambo, Ministeri na Ferwafa ku wa mbere baricaye bafata icyemezo ko bagomba kohereza umutoza kontra imubwira kongera amasezerano y'umwaka umwe akajya ahembwa 15,000 bikava ku 10,000. Mu kuri guhari mbabwiye, hatagira umuntu bayobya, ibi mbabwiye ni ukuri muzabibona. Ntabwo umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi yigeze asezererwa, nta nubwo umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi yigeze yangwa n'uwo ari we wese. Umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi niwe utaravuga ngo yego, ariko propozo iri mu biro bye mu gihugu cy'Ubudage, iwe mu nzu, kwa kundi uba wicaye muri salo mu nzu nini wifitiye akameza kawe ukajya wicara ukabanza
ukaba ufite wenda nk'akaji cyangwa ukaba ufite amazi ukajya ugira gutya ukareba muri kontra, ubwo ni kuri email afite mashini nk'iyi, ukabanza ukareba bamubwiye aka gakrozi akanaka akongera akanywa ji agatereka ku ruhande akongera akaverifiye. Umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi bategereje ko ari ubabwira ngo yego nabyemeye, ariko ministeri ntiri mu mwanya na Ferwafa gusezerera umutoza. Cyokora bamuhaye ko kugera ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu w'icyumweru gitaha agomba kuba yafashe icyemezo. Natagifata Ferwafa itangira gushaka indi option. Mu yandi magambo, umutoza ni uri mu mwanya wo kuvuga ngo wi cyangwa no, he kugira ubabeshya ngo umutoza yirukanwe cyangwa ntarimo kwifuzwa n'uwo wese. Ministeri na Ferwafa bose bari puru n'umutoza 100% n'amafaranga yasabye, kire kudukrozi tumwe na tumwe dushingiye kuri famille yiwe nitwo turimo kugenda tugorana. Ngibyo ibijyanye n'umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ese wowe urabyumva gute? Uyu mutoza wongererwa amasezerano cyangwa sezererwe? Muri comment nkeneye ko byandika, kandi nubyandika kugira ngo tujye tuganira nk'abanyamupira, wandika igitekerezo uvuga ngo ndifuza ko yongererwa amasezerano kubera impamvu izi n'izi. Hanyuma niwumva utabyumva kimwe na mugenzi wawe, wandike ngo nge numva atakongererwa amasezerano kubera impamvu izi n'izi. Muri comment ndajya ngusubizamo itanandika, ndetse nzagera n'umunsi wo kuza dukora ikiganiro cy'ibibazo ndetse n'ibyifuzo bamwe mu bantu bagiye batugezaho. Ngibyo ibijyanye n'ikipe y'u Rwanda Amavubi, mbiteretseho akadomo. Aya makuru ntahandi wayasanga ni hehe? Munda y'Isi, kuri YouTube channel yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Nta kindi ngusaba, wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe. Niba warabikoze bwira mugenzi wawe abikore kugira ngo turusheho kuzamura TV yacu. Inkuru ya gatatu nderekeza muri ekipe bita APR Football Club. Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, iyo uteye mwizamu inshundura ziranyeganyega. APR bakunda ubaye ubukombe mu gutwara ibikombe, gahore ku isonga uhorana ijabo kandi ugira ijambo imbere y'andi makipe. Namwe abafana banyu bugoteye ingabo mu bitugu, yego komera komera, bakuri hafi bagutije umurindi, gahora n'intsinzi. Iyo ni indirimbo ya APR Football Club. Nyamukandagira black and white. Bafana ba APR muri benshi, kubera iki uyu munsi ntabona muvuze muti tugiye kuzuza 100 by'abasabu? Ko mbaha amakuru menshi utasanga handi. Kamera zanjye zisetinze ahantu hose. Mu Budage yari yagezeho ku mutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi mfite ambasaderi, muri Ferwafa, muri ministeri, muri APR, ku biro bya APR. Ndaje ngaruke kuri Murera. Nyaboneka nkeneye ko muzamura imibare mukamvuga muti ebana musore courage tukuri inyuma panda. Kwa kundi mwari muzuye kuri stade kuri yazamu, stade muyuzuze, muze TV yanyu mwizamure muri abafana benshi. Twerekeza muri APR. Buri munsi simbazanira inkuru utasanga handi. Nyuma yo kwifuzwa n'uwo bita Fahad Bayo, nzanya kandi gapapuro kari ku meza. Gitoko ni waririmbye aravuga ngo agapapuro uzagace. Udupapuro twa APR ntituracibwa, ariko ngenje kubabwira ibiri ku dupapuro ibiri mu biro bya APR muri mashini n'ahandi hatandukanye. Ibi mbabwiye n'ukuri. Ikipe bita APR ikomeje gushaka rutayizamu wa APR ishaka. Nababwiye Fahad Bayo ko ari ushaka kuza muri APR, nubwo afite andi mahofra, ariko management ye yifuzaga ko Fahad Bayo yaza muri APR. Ubu nono hari uwo APR ishaka. Uwo APR ishaka ninde? Yitwa Denis Omedi. Mama mia signorinta. Denis Omedi afite imyaka 30. Yavutse tariki ya 13 kwezi n'ukwa gatandatu umwaka w'1994. Yavukiye Kampala, akinira ikipe bita Kitara FC. Niyo kipa akinira. Uyu rutayizamu ni wa mu rutayizamu uheruka gutsinda igitego atsindisha agatsinsi nubwo Kitara yahuraga na KCCA muri shampiyona. Murabiyibuka ko igitego kiwe cyabaye mu bitego bya Puskas byagombaga gutorwamo igitego cyiza.
murabyibuka ko ibihembo FIFA iheruka gutanga yari ariyo. Baje gutora igitego cy'umuhungu wa ekipe ya Manchester United, ni numva ari Garnacho, numva ari cyo gitego batfashe ubwo Manchester yakinaga na Everton, igitego yatsinze. Ariko Denis Omedi n'abandi basore nka ba Mohamed Kudus w'umunyagana yari ariyo, nawe yari ari mu bagombaga kujya guhabwa ibihembo. Bira bihembo herutse kubona, bira bihembo mwese kubona bari bagomba gutanga. Denis Omedi yari ariyo. Ni rutayizamu titulaire indiscutable equipe nationale ya Uganda Cranes. Kitala n'urucabana, naramwiboneye n'amaso yanjye. Omedi n'umukinnyi ukomeye, kucya kuzera kini ikipe imwe. Buriya Omedi yari umurindagereza, atangiye gukina umupira vuba, niyo mpamvu mwumva asa nk'ukuze, ariko afite imbaraga z'umubiri, arihuta, afite ubwenge, afite ibintu byose. N'umwataka w'umupivo, azi gukinisha amaguru, azi kugumana baro, azi gukora amamuvuma, afite vitesse, azi gukinira muri espace, azi gukipinga ball, azi gukina na bagenzi be. Donc n'umwataka wa equipe, sumwataka we ku giti cye. Uyu muhungu kugira ngo ajye mu bagomba kujya mu bagiye muri bya birori bagomba kujya kureba nko igitego cye kigomba gutorwa, yaravuye mu gihugu cya Espagne. Nyuma yo gutsinda kiriya gitego yahise ajya muri Espagne mu igeragezwa mu cyiciro cya kabiri. Agezeyo ntibyakunda, avajya muri Portugal. Yavuye muri Portugal ajya gushaka igihembo nubwo atari wacyegukanye. Nyuma yaho agaruka mu gihugu cya Uganda. Amakuru mfite mpagazeho, Omedi naramuka atagiye gukina hanze ya Uganda, Omedi ni uzatakira APR. Simbi confirm, mbabwiye ko APR imugeze kuririmira imuri kubikano. Impapuro zirimo kubisikana, impapuro zirimo gucicikana. Zimwe ziragenda zimubwira nawe agasubiza ibi, akababwira ngo nzabasubiza, bakamubwira bati tubwire, akababwira ngo nzabasubiza. Gusa icyo mbwira abafana ba PL niki, niyo mpamvu nababwiye ngo amakuru nzajya mbaha mutakura handi. Uyu munsi turi kwa gatatu. Uyu munsi turi kuwa kane. Uyu munsi turi kuwa kane. Mbabwire kano kantu bafana ba APR, ibi nta handi mwabikora usibye hano iwacu. Umwataka APR izasinyisha niba ari Omedi cyangwa na Yanga bakaba babonye undi, kuwa kabiri w'icyumweru gitaha nta gihindutse APR izaba yasinyishije rutayizamu tariki 7. Kandi kuwa gatanu nk'uwejo w'ikindi cyumweru nta gihindutse, Imana nibikunda nzabatangariza umwataka wa APR nihatagira igihinduka. Kandi nihagera n'umutangaza mbere yanjye nta nicyo bitwaye, ariko nzabaha detaye z'uko byagenze, kuko ndimo ndakurikirana utuntu. Impapuro zirimo ziranyura mu maso nzireba gutya ndani. Yitwa Denis Omedi. Abafana ba APR mujye kuri YouTube channel, mujye kumureba, munyandikire muri comment ari we na Fahad Bayo ninde mwiza. Mwakwakira gutuno rutayizamu. Ni rutayizamu ufite amasezerano ya kitara y'umwaka umwe, ariko muri contrat handitsemo ko ikipe imushaka igomba gutanga 40,000 by'idolari. 40 by'idolari kuri APR ni nko kunyunyuza bombo. Ni nko gushyira bombo mu kanwa. 40 kuri APR kumuhemba. APR yamuha amafaranga undi muntu atamu. Tade Ruwanga yababwiye ngo niba hari umwataka dukeneye muri APR agacimaka ku buryo bamadusi bazajya bamutwaza Godiyo na Bambaoma bakamutwaza amasugisi, no muntu bita Denis Omedi. Ngibyo ibijyanye na APR. Ejo nzababwira ibindi byanditse ku gapapuro. Nakomeje mvuye muri APR ngeze muri equipe bita Rayon Sport. Umunsi Rayon Sport izakina, uzumva kagoma kanihira, uzumva imirishyo n'imihamirizo, niyo kipe y'Abanyarwanda iwe uzakomeza n'utundi twinshi bajya baririmba. Uraho Rayon Sport, izo ni indirimbo zitandukanye, ariko ngakunda iyo bita ngo mbabarira iwawe mbabarira
iyo ni indi ndamurera, indirimbo ivuga ngo uruzi ruramujyanye murera we, yeah. Hari ukuntu bakubitaga amashyi gutya ngo muri 17 zamani, hari ukuntu bakubitaga amashyi stade kanyeganyega, match rero na Pele ku mahoro, amahoro ya zamani, abafana ba Pele buzuye hariya bafite za banderole nini, abareyo hano uraba utarebye umupira, ubu ni wararebye umupira zamani, sisi tuliona raha na karaha wewe. Izo ndirimbo zibisikana APR zirimbi zayo, iririmbi zayo. Hari ukuntu uwo bita Kabange tweet na Mbuyi tweet basohokaga bagira gutya ibikano, twarebye umupira mw'abantu, twarebye umupira, bazamukaga Kabange na Mbuyi babaga bakaraga ibikano gutya bagiye bavuye vestiaire, ukavuga hano umuntu agiye kwagwa. Rayon Sport bita Bokota Alabama, mama yake na mama Bokota Alabama yasohokaga agira gutya, kavuga ati Imana nyagasani, iyi match hari igihe nageraga muri stade ngiye kura match ya Pele na Rayon, imbere y'Imana mbabwiza ukuri, ndasenga njya mu rusengero, nkumva umutima wanjye urishimye, nkumva nta kindi kintu numva nkunze kwisi nkuko ndi muri stade ngiye kureba iyo match. Iyo mbona match irimo stade yuzuye nkavuga ngiye kureba match ikomeye, umutima wanjye uhita wishima, nkumva ndanyuzwe, nkumva ndanezerewe. Brother, tumeona, twarebye match. Iyo ni Rayon Sport rero naringezo nakari gaciyemo zajya nducishamo mbabwira utwo tuntu. Nababwiye igice cya Nsabimana Aimable ko yasabye Rayon Sport gatanya kubera ko itubahirije ibyari bikubiye mu masezerano, yaguzwe miliyoni 13, ahabwa miliyoni 8, hasigara 5. Aimable ntiyagira umuntu bayobya, oya. Aimable kuva yava muri nationale ntarakandagira mu myitozo ya Rayon, nta mvuna afite. Hari ahantu se muzigeza avunikira, ntiyakinye match y'Amavubi arayisoza, nta mvuna afite, nta mwitozo n'umwe yigeze akandagiramo kuva ku wa mbere kugera uyu munsi. Aimable ntarakandagira mu myitozo ya Rayon Sport kireka nk'ejo, ariko amakuru mpabariyo nayo ngaya. Ngiye nzajya mbaha amakuru, ntihakagira ubyumva ngo wenda ngo nabyishimiye ngo cyangwa se ngize ngiye nzajya nzambaye amakuru, mwe mwimenyere ibyanyu. Nge ndo umunyamakuru nkaba n'umuscouting, ngewe nshinzwe gushaka abakinnyi no kubagurisha no gutangaza amakuru kuri YouTube channel yanyu, nta bindi si nge ninguha amakuru ntukabyumvemo ibindi. Nsabimana Aimable match ya Police ntabwo azayikina, cyo nyibwiye abareyo bakimenya hakiri kare, cyo ndakiba confirmed. Aimable ntazakina match ya Police, nubwo rero yamuha amafaranga ntazakina match ya Police, ahubwo bari abasenegali nibo bagiye gutera iyi match. Ibyo byo no rucabana. Hanyuma Nsabimana Aimable rero ngarutse ku gice cya kabiri, nababwiye Aimable kiri gutuma ibi byose biba, yabonye offer yo mu gihugu cya Vietnam. Nibyo nababwiye ngo nta handi wabisanga usibye hano Vietnam. Aimable yavuganye n'ikipe yo mu cyiciro cya mbere. Iyo kipe Nsabimana Aimable afite imyaka 27, ni umunyarwanda yanyuze muri Marine APR, ubu ari muri Rayon. Yigeze kunyura cyo kora muri ekipe yo mu Buhinde, ekipe bitaga ngo ni Minerva Punjabi. Iyi kipe yo muri Vietnam iri ku mwanya wa 10 muri shampiyona kugera ku munsi wa 9, iri ku mwanya wa 10 mu makipe 18. Iyi kipe yitwa ngo iki rero, muze kunyemerera mbisoma uko bibona, ntago nzi ikinya Vietnam. Iyi kipe yitwa ngo ni Ho Chi Minh City Football Club. Nihuse nono, yitwa Ho Chi Minh City Football Club. Ni ikipe imaze imyaka igera kuri 50 ibayeho. Ni ikipe ifite stade yakira abantu basaga 15,000. Stade yabo yitwa ngo ni Tonge Nahri Stadium. Owner wayo cyangwa se umuherwe wayo nyirayo yitwa Ho Chi Minh City Football Club, birumvikana. Shaka kuba ari na yego ni naryo zina ry'ikipe. Iyi kipe ikaba idafite umutoza, ahubwo nta chairman ifite, barimo barashaka chairman. Umutoza wayo yitwa Pungi, n'umunya Vietnam, yitwa Pungi Tani Puongi.
niwe mutoza w'iyi kipe. Nsabimana Aimable nyuma yo gukina match y'Amavubi ya mbere pana match ya kabiri, ya match yakubise igitego cya Dar es Salaam Gate, afite abamanager bamukurikirana Aimable bamufasha, afite team ya management imufasha ikomeye. Kwa aya makuru ndayavanamo aho ngaho muri iyo team hagati. Na Aimable ubwe ntabizi, ubwo arimo aratungurwa n'ibyo ndimo ndavuga ibi mbabwiye n'ukuri, ntabiyazi nawe ntazaho mbikura n'ibindi. Aimable Nsabimana iyi kipe iramubwira ngo twakubonye mu Mavubi, turashaka kuvugana nawe. Aimable arababwira ngo dufite match retour i Kigali, mureke tuzavugana. Abwo n'aba manager bamuhaga raporo. Aimable ashoje match, iyi kipe yamuterekeye offer ku meza itabaho. Imeze gute? Nsabimana Aimable iyi kipe yamubwiye ngo turagusinyisha imyaka 2, turaguha ibihumbi 40 by'idolari, turahari Rayon Sport ibihumbi 30, ndaje mbigarukeho, hanyuma umushahara wawe ni ibihumbi 4. Kontra barayimwoherereje, Aimable arayifite. Si ukumubwira ngo uzajye ngo gusinya ngo ugeze ngo muri Vietnam, oya, kontra arayifite ku meza makwikwi. Niyo mpamvu mwumva makwikwi yabaye makwikwi. Aimable icyabaye yabwiye Rayon Sport, arebwe ngo ndifuza ko dusesa amasezerano kubera ko mutubahirije ibyo mugomba kubahiriza. Nabonye abantu muri comment bandika ngo nta muntu ngo warega ngo Rayon Sport ngo muri FIFA ngo kubera ko ngo barega ngo recruitment. Oya, recruitment bayirega ryari, bigenda gute? Aimable muri contrat ye ingingo imurengera yana amategeko, ibi mu byumve nk'ukuri. Roger yamusinyiye contrat ivuga ngo nyuma ya match ya Rayon Sport na APR nitutaguha amafaranga wemerewe kuba uri free, wemerewe kusesa amasezerano na equipe, donc uzaba uri free. Aimable niryo tegeka arimo gukoresha. Nuba ngo mu yandi magambo muri contrat birimo, si ibintu byo kuri si ibintu by'amagambo, ntabwo ari verbal, birimo. Nicyo cyatumye Aimable nubu icyonzi cyo mpagazeho nuko Aimable abayobozi bari, nge navuganye n'umwe mu bayobozi bari muri iki gitondo, yambwiye ngo turimo kumuhamagara, yanze kutwitaba, yanze kubitaba. Ibinabwiye n'umwe mu bayobozi bari Rayon Sport, Aimable yanze kubitaba. Kubera iki? Aimable yababwiye ngo nge sinifuza gukomezanya na Rayon, ndifuza gukomezanya na Rayon mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, 1, muri kontra yanjye handitsemo ko mu gihe haba ari ikipe runaka inyifuza nemerewe guha Rayon Sport miliyoni 30. Ntabwo ari pourcentage, mu byumve cyane. Pourcentage ikipe iba yemerewe kuba yafata icyemezo cyo kunegosia kontra, ikavuga ngo twebwe none ko tuzafata 60 cyangwa 30%, twe turashaka miliyoni 100. Ikipe wenda yazanye miliyoni 40 cyangwa 30, ariko ikosa ryabaye muri kontra ya Rayon kuri Aimable bandikiranye miliyoni 30. Aimable yababwiye ngo ngewe turasesa amasezerano, nidusesa amasezerano muranyemerera mite nigendera, cyangwa se murama amafaranga yose yuzuye miliyoni 13, ariko ndahita mbahuza n'iyi kipe mwumvikane ibahe ibihumbi 30, miliyoni 30 z'amanyarwanda ziri muri kontra, nge mite ngenda. Mu yandi magambo mbabwiza ukuri, abareyo iyi nkuru mbabwira remereye, ariko itandukanye na yindi ya Basane babanje gutakamba ntibamuhaye kontra. Aimable makwikwi muri telefone yaryamanye kontra y'iyi kipe yo mu gihugu cya Vietnam. Ni ikipe nababwiye ngo yitwa ngo ni Ho Chi Minh City, iri ku mwanya wa 10 muri shampiyona. Aimable Nsabimana umutima we ntugihari. Kubera iki? Ahembwa ibihumbi 900 muri Rayon Sport, yabonye salary ibihumbi 4 by'idolari. Nshuti yanjye, wowe yabonye amafaranga wayanga? Igisubizo nyene ko mucyandika muri comment, abariyo nyene ko mwandika ngo nagende bayaduhe cyangwa se nahagume. Aimable nzi ko nabazabisoma, niko mbitekereza, n'abafana n'abayobozi bari bazayibona. Mu yandi magambo, Aimable na Rayon Sport ni pereka kubera ikipe yatejemo ikibazo. Nibyo nababwiye, narabwiye ngo Rayon Sport na APR ni zahabu ziri mu Rwanda. Aya makipe gato y'abakinyi bayo iyo bitwaye neza bahita bamurikwa. Ibaze Rayon Sport kuba ari ya mbere yonyine, ba Basane barimo barahigwa, ba Faringanye barahizwe, ba Aimable naye nababwiye hari undi muhungu muto wa Rayon nzagarukaho bita Danyo, bita Bagayoko,
diru ye yaranze, barayanze Rayon Sport, nayo nari nyifite n'urupapuro ndarufite. Rayon Sport yavuga ati no, cyokora perezida rero yarabivuze neza, Tade yaravuga ati ntago turi kugurisha. Nanjye ku ruhande rumwe nabyumva rwose, ku ruhande rumwe nabyumva, kuko kugurisha abakinnyi gare ko igikombe cya shampiyona kiraba kigiye iyo ugurishije abakinnyi. Ariko Aimable nkurikije uburyo batigeze bubahiriza biri mu masezerano bishobora kubagora. Ariko icyo nge navuga nko inama natanga nk'umunyamakuru, Aimable Rayon Sport niyo yaguhaye izina, Rayon Sport niyo ikugejeje inshuti yanjye. Shyira baro hasi ugende ukorere Rayon, ubabwire baguha amafaranga yawe yuzuye, niba yaguha ugende ukinire Rayon, usoza amasezerano cyangwa ureke basi mutware shampiyona cyangwa icy'amahoro, then uzagenda. Ariko ntago wata ikipe muri fazare. Iyo niyo nama natanga. Kandi Rayon Sport nibita yabonye ari 5. Inama ya kabiri, Aimable mwafashe izo 30 se, mufate izo 30 ntacyo bitwaye. Mushaka undi defenseur w'umunyarwanda mube mukoresha bari. Ngibyo ibijyanye n'ukuri kwa Aimable part 2. Nta handi wakora izo detail niyo kipe imushaka yatanze ayo mafaranga. Ni kuri YouTube channel yitwa Munda y'Isi TV. Nta kindi ngusaba no gukanda subscribe, hanyuma ugakora share mu magroupe, ugapostinga kuri social media zawe ndetse n'ahandi, kugira ngo buri munsi tujye dora tubabwira amakuru utasanga ahandi. Ndabashimiye byimazeyo. Yari Mucyo Anta. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Mukomeze kuzamura imibare y'abasabu. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.